Nongeye kubasuhuza nshuti zanjye bavandimwe nkunda cyane nishimiye kubana namwe muri kano kanya. Niba utarakora subscribe iki ni cyo gihe cyo gukora subscribe. Kuri kano kanya tugiye guteka imboga nziza zitarimo amavuta ziryoshye cyane. Imboga wari uzi ko bidashoboka ko warya imboga ziryoshye. Turaza gukenera kurujete, turaza gukenera karoti, turaza gukenera ibiringanya, turaza gukenera pavuro z'amoko yose n'inyama ziseye. Tugiye gutangira duteka inyama ziseye zacu, turazishyira mu isafuriya nta mavuta arimo, nibyo byiza. Kubera yuko twumvikanye ko tugiye guteka imboga umuntu yakoresha mu gihe ari kugabanya ibiro, imboga zujuje ibisabwa, imboga zirimo intungamubiri zose ariko ari imboga zitarimo amavuta. Hari igihe rero umuntu amubwira ngo iyo uri gukora regime cyangwa uri gushaka kugabanya ibiro ukoresha imboga zitarimo amavuta, akumva agahita atekereza ibintu bitogosheje ibintu bishya. Ntabwo hano ariko bimeze. So rero izi nyama zacu uzigaragura wihuse ukomeza udahagarara kugira ngo utaza gufatana. Iyo zifatanye zikaba nk'utubumbe ntabwo mba mbona ari byiza. Ni byiza ko ukomeza uzihondahonda kugira ngo zirekurane. Ikindi iyo zirekuranye zirushaho gushya vuba kuko inyama zidahiye murabizi ko atari nziza. So nongere mbisubiremo, niba utarakora subscribe please kora subscribe. Inyama zacu rero zimaze gusa nkaho zivuyemo amazi ya mbere, turazishyiramo umunyu dukomeze tuvange, noneho dushyiremo na karoti. Karoti zirafasha. Iyo umaze gushyiramo umunyu mu nyama zihita zibyara amazi. Mu biryo ibyo ari byo byose nabwo bihita bibyara amazi. Dushyizemo rero karoti kuko nazo ziri mu bintu turi bukenere. Ugaraguraho gatoya kuko karoti ziba zikomeye ugereranyije n'izindi mboga tuba turi bushyiremo. Rero uragaragura ugakomeza ugaragura, hanyuma ugashyiramo kurujete. Iyo umaze gushyiramo kurujete nabwo urongera ukagaragura akanya gatoya. Murabizi karoti ni nziza ariko kurujete nazo ni nziza cyane cyane ku bantu batarya kurujete, bavuga ngo zimeze nk'ibihaza, baba bumva batazi ukuntu zimeze, baba bumva bataryohewe nazo. Uraziteka neza rwose ugasanga ni imboga z'igitangaza. Twatetse rero ku mbabura, nibyo byiza. Imboga kuziteka ku mbabura ni byiza kubera yuko imbabura iba ifite umuriro uhagije. Biba byiza kuko inyama ziba zikeneye gushya neza. Dushyizemo rero biringanya kugira ngo murabibona. Iyo umaze gushyiramo biringanya urongera ukagaragura. Biringanya iyo ugiye kuziteka urabanza ukareba neza niba ari nshya kandi niba ziteze cyane. Niba zeze cyane urabanza ukazihata. Niba ziteze cyane nta kibazo kuzitekana n'urushishwa, kuko iyo zeze cyane ukazitekana n'ibishishwa bisa nabi. Iyo uri kurya urya uciragura udushishwa ntabwo dushya. Shyizemo rero shyiramo na beef masala kubera ko harimo inyama z'inka. Akagu gakeya kuko ntabwo ari nziza cyane ariko izana icyanga mu biryo. Ukongera ukagaraguraho akanya kugira ngo za mboga zacu zishye. Ntabwo guteka imboga bisaba gushyiramo amazi kuko haba harimo amazi zibyarira. Iyo umaze gushyiramo rero na za pavuro z'amabara, harimo pavuro y'umuhondo, iy'umutuku n'iy'icyatsi. Zigaragura neza kugeza igihe ziri buze korohera. Imboga ugomba kuziteka neza ku buryo zidashya cyane, ariko izi ngizi kubera yuko ari imboga zitarimo amavuta, uzirya zidahiye cyane, zidahiye neza birabiha. Shyizemo n'utunyanya dukeya
urabibona ko biri karafuru, birahumura neza cyane, birahumura neza cyane, ariko igitangaje ni ukuntu imboga zibyarira amazi. Zabyaye amazi menshi cyane, ngira ngo murabibona. Ushyiramo n'agatunguru, ufite aka gatunguru nari nakibagiwe, shyiramo n'igitunguru nkagaragura gakeya, kandi ugashyiramo n'agasalisa gakeya cyangwa se agatomato paste, akariko kose waba ufite. Then ngashyiramo na soya sauce. Soya sauce nayo ni kimwe mu bintu bizana icyanga kandi bigafasha isosi guhindura ibara, kubera ko imboga burya ntizikwiriye kuba zisa umweru. Imboga zacu rero ziratunganye, nuko zisa, nuko zimeze. Ndabashimiye cyane ko mwahisemo kureba The Image. Mukomeze kuryoherwa na gahunda yo kugabanya ibiro kandi murya neza. Bye bye.